ijambo ry'umunsi, kwiyemeza n'ibikomeye. Kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa neza ibi ngibi, biraza kugusaba gusoma muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 22 kugeza ku wa 33. Imana iri kuduhamagara twe nk'abakristo bayikurikiye ngo twiyemeze n'ibyo tubona ko bikomeye cyane. Mu gihe cyose rero twiyemeje, hari ibintu runaka tugomba kuzirikana. Tuzagurwa cyane n'abantu b'isi, abantu bazadufata nk'abari inyuma mu bitekerezo. Mu gihe cyose uziyemeza iby'Imana, uzumva ufite akantu ko gushidikanya, ufite akantu k'ubwoba buke, ndetse rimwe na rimwe tuzumva yuko imbaraga zidahagije ngo dukore ibyo twiyemeje. Ibi byose ariko ibyakabaye bituma dusubira inyuma, ahubwo nibyo byakabaye bituma dukomeza gutekereza Imana ndetse no kuyizera cyane. Ni ngombwa gukomeza kwizera Imana, dore ko umuntu wizeye Imana nta munsi n'umwe wakwira utabonye igikorwa cyayo. Umubano wacu n'Imana biciye muri Yesu ni umubano wizewe kandi uhora witeka ryose. Urukundo rw'Imana kuri twe ruzahora witeka ryose. Mu gihe rero Imana idusabye kuva mu byo twumva ko ari byiza kuri twe tugakurikiza inzira zayo nziza, ni byiza kuyumvira kuko ibiri ku ruhande rwacu uko byagenda kose. Mu gihe twizeye ko turi mu murimo w'Imana tugasubira hasi, Imana yongera kudukangura ndetse no kutwibutsa ibyo tugomba gukora. Rero izera Imana, wumve kandi ukomeze wizere cyane ibyo gusaba, uzirikane kuri ku ruhande rwawe. Nubwira Imana yego, izaba ku ruhande rwawe nta kibazo kandi bizagenda neza cyane. Nibigenda bitya, nta kintu na kimwe mu bizakubaho uzumva yuko kibangamye cyane. Umva ko ari byiza kandi ubizirikane kwitwa kuri guhorwa Imana. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabigezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.